mu bijyanye n'urukundo rwanjye ngo ngaho ndi icyo gitutsi muvuga ngo umutinganyi n'ibindi bintu byinshi cyane ngo ntanga uburere bubi ku bana banyu mwibyariye cyangwa se ku bakobwa banyu mubana nabo. Ndabibutsa ko nta shuri nafunguye, mbaye nanarifite muzaze murifunge ryigisha ibyo bintu. Hanyuma ikindi kubw'uko naba nkundana n'umuntu runaka, ibyo ntago ari ibintu bibareba cyane keretse mwarankoye. Ndumva nta muntu cyangwa nta nubwo umubyeyi wanjye yigeze ampamagara ngo ambwire ngo hari inka ziri mu rugo ku buryo twazibasubiza bitewe nuko mwazinkoye. Urumva ko rero ntago ari ikibazo kibareba nacyo. Icya gatatu ku bijyanye no gusubizanya namwe, ubundi ndi umuntu ukunda kuganira, ndi umuntu ukunda kuba nseka, ngira n'umutima mwiza, kenshi ni gake ngira umutima mubi. Ariko ikintu kimwe ntagira, ntago ngiyewe ndi Yesu Kristo ariko mba ngerageza gusa nawe, ni ukuvuga ngo nkubise hano ngiye ntago ngutegera hano, ubwo nanjye nshaka hawe nkaba nahagera. Niyo mpamvu nimubona munsubiza cyangwa mumbwira nabi, nanjye ndabasubiza uko nshoboye mu muco nahawe. Kandi mu ndimi eshatu mugerageze gukoresha zose ndazumva, harimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, ibyo byose twasubizanya nta kibazo. Paka igiye mwaruha naruha, ubwo turareba uri buruhe turekerera aho ngaho. Ndumva ari ibyo ngibyo. Abandi bose bazangana, mfite icyo nabafasha nshoboye nagikora, icyo nazashobora. Turi benshi cyane, turi billion 7 ku isi, n'abandi babafasha. Dukomeze kwegekaho kuko ni ingenzi, kandi dukomeze kumenya ibyacu. Si fresh. Ndabasuje mwese. Hanyuma nsoza ibyo narindi kubaganirira, hari ibindi bintu bitatu cyane nagiye mbona mwibandaho ku bijyanye n'ukuntu naba nteye mu maso cyangwa se ku mubiri wanjye, ibyo mudashima. Buriya ndashaka kubibutsa yuko nta muntu n'umwe waremye undi, rero bityo ibyo bireba Imana yandemye. Hanyuma ku bijyanye n'amenyo nabonye muyibandaho cyane, ntabwo njya mbatira 32 yanyu kugira ngo nseke cyangwa nkacanga ibiryo, ndumva atari ikibazo kibareba cyane. Hanyuma icya kabiri ni mu bijyanye n'urukundo rwanjye ngo ngaho ndi icyo gitutsi muvuga ngo umutinganyi n'ibindi bintu byinshi cyane ngo ntanga uburere bubi ku bana banyu mwibyariye cyangwa se ku bakobwa banyu mubana nabo. Ndabibutsa ko nta shuri nafunguye, mbaye nanarifite muzaze murifunge ryigisha ibyo bintu. Hanyuma ikindi kubw'uko naba nkundana n'umuntu runaka, ibyo ntago ari ibintu bibareba cyane keretse mwarankoye. Ndumva nta muntu cyangwa nta nubwo umubyeyi wanjye yigeze ampamagara ngo ambwire ngo hari inka ziri mu rugo ku buryo twazibasubiza bitewe nuko mwazinkoye. Urumva ko rero ntago ari ikibazo kibareba nacyo. Icya gatatu ku bijyanye no gusubizanya namwe, ubundi ndi umuntu ukunda kuganira, ndi umuntu ukunda kuba nseka, ngira n'umutima mwiza, kenshi ni gake ngira umutima mubi. Ariko ikintu kimwe ntagira, ntago ngiyewe ndi Yesu Kristo ariko mba ngerageza gusa nawe, ni ukuvuga ngo nkubise hano ngiye ntago ngutegera hano, ubwo nanjye nshaka hawe nkaba nahagera. Niyo mpamvu nimubona munsubiza cyangwa mumbwira nabi, nanjye ndabasubiza uko nshoboye mu muco nahawe. Kandi mu ndimi eshatu mugerageze gukoresha zose ndazumva, harimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, ibyo byose twasubizanya nta kibazo. Paka igiye mwaruha naruha, ubwo turareba uri buruhe turekerera aho ngaho. Ndumva ari ibyo ngibyo. Abandi bose bazangana, mfite icyo nabafasha nshoboye nagikora, icyo nazashobora. Turi benshi cyane, turi billion 7 ku isi, n'abandi babafasha. Dukomeze kwegekaho kuko ni ingenzi, kandi dukomeze kumenya ibyacu. Si fresh.